religion cyangwa se iyobokamana mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda ni ibintu bikomeje gucanga abantu benshi muri iyi si ya rurema. Bamwe babyise ngo ni amayobera matagatifu. Mu by'ukuri abandi babasha guhishurirwa amakuru y'ijuru bigendeye muri Roho Mutagatifu cyangwa se umwuka wera. Ibi ni uruziga runini cyane rukomeje kuzenguruka mu mitwe y'abantu, kumva ko hariho Imana, ariko iyo Mana mu by'ukuri ntigaragara. Biragoye cyane ndetse birakomeye kwizera ikintu kitagaragara. Ese ushobora kwibaza ngo ari abasenga ibyo twakwita ibigirwamana baba bareba imbere yabo, n'abakomeza kuvuga ko basenga Imana yo mu ijuru kandi mu by'ukuri batayireba, aba baba bari gukora ibintu bya nyabyo n'ibihe? Ese aba bantu basenga Uwiteka Imana yo mu ijuru byaba biterwa n'icyizere kindi baba bifitiyemo? Ushobora kwibaza ngo ubundi byaturutse kugira ngo abantu bicare batekereze bavuge ngo mu ijuru hari Imana. Ese yaba yaramanutse ikaza kubiyereka? Ese iyo Mana yaba yarabahamagaye bakayumva? Ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi wa none ngiye kukubwira inkomoko cyangwa se aho ibyo bintu byo kuvuga ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru byaturutse. Abantu benshi bafata Uburoma nkaho ari ahantu hambere hakomeye mu byerekeranye n'iyobokamana kuri iyi si ya rurema. Ushobora kwibaza ngo kubera iki ari Uburoma? Ese iri yobokamana tuvuga ryaba ryaratangiriye mu Buroma? Ese ryatangiye rimeze gute? Ni ukuvuga ngo kugira ngo uze kuza kubyumva neza, ntago ndaguma mu Buroma gusa, ahubwo ndaza kuzanamo indi nkuru yitwa Ubugiriki, ndetse nzanemo indi nkuru yitwa civilization mu ndimi z'amahanga. Murakaza neza mu isi y'itangira ry'iyobokamana. Ngewe uri kuguha ikaze, nitwa Paul Mugisha. Iyi ni YouTube channel Sam Uzayisenga TV. Wowe kora subscribe, ukore like, ukore share, nurangiza utanga igitekerezo cyawe biciye muri comment. Reka iyi nkuru yacu y'iyobokamana cyangwa se itangira ry'iyobokamana tuyihere mu Bugiriki. Turaza guhera mu cyo bita Greek civilization cyangwa se izamuka ry'Ubugiriki. Ushobora kwibaza ngo kubera iki mereye mu Bugiriki? Ni ukuvuga ngo iyo turebye mu mateka y'isi dusanga mu Bugiriki ariho hantu ibintu by'imyizerere n'iby'iyobokamana byahereye. Ubundi Ubugiriki cyangwa se Greek civilization ni izamuka ry'Ubugiriki ryatangiye mu mwaka w'1750 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, biza kugeza nyuma y'ipfa rya Yesu Kristo mu mwaka wa 500. Ushobora kwibaza ngo byagenze bite? Niki kintu cyabaye mu Bugiriki? Byahereye kuki? Byashingiye kuki? Ubundi abanyamateka cyangwa se abantu benshi bazwi mu mateka, iyo bageze muri religion yo mu Bugiriki bavuga yuko byari ibintu byahereye kuva na kera by'urusobe, by'uruhererekane, ndetse ibintu bitazi ngo ni iki byavuyeho. Ibi bivugwa yuko abantu bo mu Bugiriki bahereye kuva na kera bizerera mu bigirwamana ndetse no mu bimanamana. Nuvuga ngo mu Bugiriki kuva na kera bahoze ari abanyareligion cyangwa se ari abanyayobokamana, bizeraga mu bigirwamana ndetse no mu bimanamana. Nuvuga ngo Abagiriki bagiraga imyizerere imwe mu buryo bw'iyobokamana. Aba Bagiriki bagiraga imana zigera muri 12 bambazaga cyangwa se basengaga. Nuvuga ngo izo mana zose uko ari 12 zabaga ku musozi witwaga Olympus, wari umusozi muremure cyane wabaga mu Bugiriki. Ibyo imanamana cyangwa se ibyo bigirwamana 12, reka mbikubwira uko bikurikirana. Ikigirwamana cya mbere cyitwaga Zeus. Zeus byavugwaga yuko ari we chef cyangwa se ari uhagarara ibindi bimana, akanitwa se w'ibimana cyangwa se ibigirwamana. Ikindi kigirwamana cya kabiri cyitwaga Athena. Iyi Athena yari imana izwiho nk'imana y'intambara ndetse ikaba imana y'ubwenge n'ubushishozi. Indi mana ya gatatu mu Bugiriki bagiraga ni imana yitwaga Apollo. Apollo yari imana y'izuba ndetse ikaba n'imana y'ubugeni. Apollo. Indi mana ni imana yitwaga Aphrodite.
Aphrodite cyari ikigirwamanakazi cyatangaga urukundo ndetse n'ubwiza. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose wageraga kuri Aphrodite yaguhaga ubwiza ndetse ikaguha n'igikundiro. Poseidon nicyo kigirwamana gikurikiyeho. Iki kigirwamana bivuga yuko yari umuvandimwe wa Zeus, ya yindi nababwiye kuyitangira. Ndetse iki kigirwamana cyitwaga Poseidon nacyo cyari ikigirwamana cyari gishinzwe ibyerekeranye n'inyanja ndetse n'iby'umutingito w'isi. Hades ni ikindi kigirwamana, yari imana yo munsi y'isi aho abapfuye bose n'indi myuka byajyaga. Nemesis nayo n'indi mana mu Bugiriki bagiraga, bakagira n'indi mana yitwaga Nike cyangwa se Nike, God of Victory. Apollo, God of Archery, Music, Poetry, Medicine, and on God of the Sun. Iyi Apollo bivuga yuko yari yo mana y'umuziki, mana y'ubugeni, mana y'imiti ndetse ikaba ari nayo mana y'izuba. Nuvuga ngo muri ibi bigirwamana 12 ndetse n'ibi bimana byose byari iby'Abagiriki ndetse babyizeraga kimwe. Ni ukuvuga ngo buri mujyi wose wabaga ushobora kuba ufite ikimana cyawo, hanyuma ugasanga byose hamwe biteranyije. Ibyo bigirwamana nibyo bitaga Olympian gods. Izi Olympian gods zose uko 12 nakubwiye hejuru zari zifite imijyi yazo ndetse n'abarinzi bazo. Urugero nka Athena yari imana cyangwa se ikimana cyo mu mujyi wa Athens. Ni ukuvuga ngo ugendeye neza ku byo nakubwiye bigaragaza yuko mu Bugiriki kuva na kera bahoze bafite imana cyangwa se ibigirwamana, nushaka unabyita ibimana. Ese ikindi kibazo cyo kwibazwa, nyuma yuko Ubugiriki bufatwa nk'ariho ibimana cyangwa se imana byatangiriye, mu Buroma byaje kugerayo gute? Uyu munsi wa none abantu baribaza ngo Uburoma bwaje gukora imbaraga zingana kuriya mu buryo bw'iyobokamana. Mbere na mbere n'ubundi Uburoma bwamenye bukomeye ko bwagiraga n'izindi mbaraga za gisirikare n'iz'intambara ndetse n'iz'imiyoborere isanzwe, politiki, power. Reka inkuru yacu tuyiganishe mu Buroma. Ubundi iyo bavuze ngo Uburoma twumva iki? Twumva igihugu cy'uyu munsi wa none. Aka kanya ngiye gusubiza mu myaka myinshi cyane ya kera, mbere yuko Uburoma bw'iki gihe buba bwitwa ubu ngubu. Reka dutangire ku cyo bita Roman civilization cyangwa se izamuka ry'Uburoma. Nuvuga ngo iri zamuka ry'Uburoma byariye ku mugezi bitaga Tiberi, ni hagati mu Butaliyani. Tugendeye ku bigwi ibi ngibi cyangwa se irishingwa ry'uyu mujyi w'Uburoma byakozwe n'abavandimwe babiri b'impanga witwaga Romulus ndetse na Remus. Aba bari baratawe kuri uwo mugezi witwa Tiberi twavuze, batabwa nk'imfubyi ndetse baza gutoragurwa n'ikirura cy'ikigore, kirabarera, kirabonsa ndetse kirabakuza neza cyane. Mu kinyejana cyiswe CE nibwo gukontorora Ubugiriki byatangiye gukorwa n'Abaroma. Aho niho ubukoroni bwatangiriye ubundi mu mateka y'isi. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko Uburoma bwari bumaze gukontorora Ubugiriki, bwaje no kuza gufata izindi nshingano cyangwa se izindi mbaraga zo gukontorora Afurika cyangwa se imijyi ya Afurika hagati mu nyanja ya Mediterranean. Ugeze hejuru ku gasongero k'izi mbaraga, ni ukuvuga ngo ubwami bw'Abaromani bwatangiye no kuyobora Egiputa cyangwa se Egypt, aho tuzi nko mu Misiri. Uyobora Ubugiriki, uyobora Aziya, uyobora Syria ndetse n'uburengerazuba bwaho. Saho gusa yewe bageze no muri za Tunisia, bagera muri Algeria, bagera muri Maroc, muri Espagne, bagera muri Portugal, mu Bufaransa, Switzerland, muri Belgium cyangwa se Belgique ndetse no mu Bwongereza, England. Nuvuga ngo izamuka ry'Uburoma ryateye icyo twakwita nka geography cyangwa se ubumenyi bw'isi. Ubumenyi bw'isi bwatangiriye mu Buroma, bari kwiga ku myibyimbakirwa y'Ubutaliyani, the Italian Peninsula. Nuvuga ngo ahangaha byashobokaga yuko byabaga ari imyigimbakirwa mitoya, ariko mu rwego rwo kugenda biharurira mu gihe babaga bari gushaka amabuye y'agaciro arimo copper ndetse na iron, bagenda babishakira mu birwa. Byatumye bagenda bagura Uburoma
hanyuma babwagura bagenda banabushushanya, ibyo twakwita map cyangwa se ikarita, akaba ari ryo tangiriro ry'icyo twakwita ubumenyi bw'isi, geography. Ku rutonde dufite hari ibintu byinshi byagiye bitera kuzamuka k'umujyi w'Uburoma. Numva ngo uyu mujyi w'Uburoma, bimwe mu bintu twavuga byagiye biwutera kuzamuka, harimo imishushanyirize, architecture, cyangwa se ibyo twakwita gukora amaplan y'inzu muri iyi minsi. Abenjeniyeri babyumva cyane. Mu Buromani bagiraga amategeko, icyo twakwita nka laws. Aya mategeko yari amategeko abagenga, kuyica cyangwa se kuyatandukira hariho ibihano. Abaroma bagiraga guverinoma, icyo twakwita nka government, ari nabyo byagiye bibafasha mu bintu byabo by'imiyoborere. Bari bafite icyo bitaga kingship and sole ruler. Ubu bwari ubuyobozi bakoreshaga muri rwo kugira ngo abantu bajye ku murongo umwe. Mu Buroma bagiraga kandi icyo twakwita education cyangwa se uburezi. Nuvuga ngo ibyo by'uburezi mu Buroma byatangiye mu mwaka wa 200 mbere y'uko Yesu Kristo avuka. Abaroma bagiraga ururimi rumwe, common language, ndetse urwo rurimi bagiraga nirwo twita ikilatini. Abaroma kandi ikindi kintu cyabafashije kuzamuka, bagiraga icyo twita literature cyangwa se ubuvanganzo. Ubuvanganzo bwari bukubiyemo indirimbo, imbyino, ndetse bwasaga nk'iyobokamana. Uyu munsi wa none abize ubuvanganzo barabyumva. Bagiraga icyo twita art, aho bashobora kuba babumba ikibindi, igicuma, ndetse n'amavaze. Ikindi kintu nyamukuru cyafashije ubwami bw'Uburoma kuzamuka cyane, harimo icyo twakwita ubukungu, ndetse bakagiramo n'iyobokamana twahoze tuvuga hejuru. Murakaza neza mu isi iyobokamana ry'Uburoma. Uyu munsi wa none ndagira ngo ubanze ukorere subscribe utari wayikora. Iyi video uyisangize bagenzi bawe, hanyuma utange igitekerezo ubinyujije muri comment. Tugiye kurebera hamwe muri iyo myaka yizamuka ry'Uburoma, iyobokamana ryari rimeze gute. Njyewe ndi Pole Mugisha, stay on touch, don't miss out. Ni ukuvuga ngo mu Buroma bo batangira ibi by'iyobokamana cyangwa se religion. Mu Buroma bagiraga imbaraga zikomeye cyane z'imyuka basengaga cyangwa se bahimbazaga, bo bazitaga mumina. Mumina ni imbaraga Abaroma basengaga icyo gihe. Nta bigirwamana bagiraga, nta n'ibimana bagiraga, nta n'indi mana bagiraga, usibye yitwaga mumina, yari imyuka, nabo ntibayibonaga. Birasa neza nk'Imana y'uyu munsi wa none. Iyo tuvuga ko ari Imana ituye mu ijuru, nayo ntigaragara, tuyifata nk'umwuka, kuko tuyifata ko iri mu byiciro bitatu: ni Imana Mwana, Imana Data, ndetse n'Imana Mwuka. Ubigeranyije neza niyo Mana Abaroma basengaga, mumina. Abaroma bizeraga ko iyi Mana cyangwa se iyi myuka yabo yitwaga mumina yabaga ibazengurutse buri hantu hose babaga bari, nk'uko natwe duhora tubivuga uyu munsi wa none ngo Uwiteka Imana yabera hose icyarimwe. Ese iyi mumina yaba ariyo Mana yaje guhinduka Uwiteka Imana Nyiringabo y'uyu munsi wa none? Nyaboneka gumana natwe kuri Sam Uzayisenga TV. Ni ukuvuga ngo ihuraniro ry'Abagiriki cyangwa se bamwe nabwiye bitwaga aba Etruscans bakoze Uburoma, ndetse niba batangije igitekerezo cy'imyuka. Bizeraga yuko ko bisa kose baremwe, ndetse hari ikibareberera gendera mu mwuka kitagaragara. Ibyo bimana byabo bizeraga yuko biba mu mwuka, bagombaga kubisenga, bakabisenga batabibona, ndetse bakabisenga babyizeye. Nuvuga ngo mu myaka myinshi yashize, bagendeye ukuntu Abagiriki bari baraturutse mu Bugiriki, aba Etruscans baje kuza kwemera ibigirwamana ndetse n'ibimana yuko byaza ndetse bikifatanya n'iyo Mana yari iri aho ngaho mu Buroma. Muri ubwami bw'Abaroma ni ukuvuga ngo baje kuza kubihuza, bafataga icyo twakwita nka leta bakagihuza n'iyobokamana. Mbega birumvikana neza cyane yuko abari ababwirizabutumwa bagombaga kuba ari nabo bayobozi muri rusange. Mu gihe utari umutagatifu cyangwa se utari umubwirizabutumwa, ntabwo wari kuba umuyobozi wa leta. Abaroma bagiraga ibishushanyo bakoreshaga iyo babaga bari gusenga. Birasa neza nk'uyu munsi wa none ubwo tugenda dukoresha ibimenyetso bitandukanye birimo umusaraba, ndetse hari n'ibimenyetso umuntu akora ugahita ubona yuko
byerekeranye neza neza n'iyobokamana. Ni ukuvuga ngo bimwe mu bigirwamana byatangiye kwizerwa cyangwa se byatangiye kwemerwa hano mu Buromani cyangwa se mu bwami bw'Abaromani. Hari harimo icyo twakwita Jupiter. Jupiter cyari ikigirwamana cy'ingenzi cy'ikigabo cyabaga ahangaha mu bwami bw'Abaromani, cyizerwaga, cyasengwaga. Gusa Jupiter niwe wari imana y'ibindi bigirwamana mu Buroma. Ntabwo bisobanuye ko aricyo cyonyine cyahabaga, ahubwo nicyo cyari nyamukuru. Bishatse kuvuga iki? Jupiter yari ifite n'umugore witwaga Juno. Juno ni ikigirwamanakazi cy'ikigore, cyari umugore wa Jupiter, imana ya mbere yabaga mu Buroma. Umwami yashoboraga kuza gusengera hamwe n'abandi bantu bakifatanya bakaramya ibyo bigirwamana. Iri ramya bigirwamana ryahuzaga abantu benshi. Uyu munsi wa none nabwo birasa nk'aho ari amateraniro tugira. Bamwe bakabyita ko bagiye mu materaniro, abandi mu misa, mu rwego rwo kugira ngo bahimbaze Uwiteka Imana. Urumva ko ni ibintu bihurirana, bituruka ku mico ya kera, bituruka mu bwami bwa kera bw'Abaromani, kuko barabigiraga. Abaromani kuva na kera bizeraga yuko mu gihe cyose umuntu apfuye, ndetse bakanabihamya cyane yuko inyuma ye hari urubanza. Bizeraga yuko kandi iyo umuntu apfuye hari ahandi hantu roho ye izajya, ndetse ikaba igatura nayo ikayigendera mu mwuka. Neza neza kwa kundi dukomeje kubyizera. Ushobora kwibaza ngo n'iki kintu cyabaye niba Abaromani nabo ya myuka yabo bitaga mu mina bari bayiritse bakaza mu bigirwamana. N'iki kintu cyabaye kugira ngo baze kubivamo bajye ku mana imwe, imana itagaragara. Ngo mu Buroma haje kubaho amakimbirane. Ayo yari amakimbirane hagati y'ibimanamana. Byaje kurangira Abaroma bafashe umwanzuro umwe wo gusenga imana imwe, imana itagaragara, ndetse imana bizeraga ko hari ahantu iri kandi izabajyana. Byateye umwami w'Abaromani kuvuga ko imyuka mu mina iyiza kuba igikomeje kuba ihari, nta ntambara, nta makimbirane, ndetse nta no kutumvikana byari kubaho. Ibyo bituma bafata imana imwe bari baribye mu Bugiriki, cyangwa se bari baranyaze mu Bugiriki. Imana banyaze mu Bugiriki ni imana bitaga Apollo. Imana nababwiye hejuru ko yari imana y'izuba, God of Sun. Iyi mana bayishyiriyeho umunsi wayo wo kuyisenga. Uwo munsi bawita umunsi w'izuba, wari umunsi wo gusengaho iyo mana yabo bari baranyaze mu Bugiriki. Baje kuza kuyifata bayihuza n'imyuka yabo mu mina. Bemera yuko iyo myuka yabo igendera muri iyo mana cyangwa se icyo kimanamana. Abaromani baje gufata umwanzuro wo kuzamura iyo mana cyangwa se icyo kimanamana mu kirere, bakajya bagisengera mu kirere aho batakibona. Birasa neza cyane nk'imana iri mu ijuru, nayo iba mu kirere. Niko twese tubyizera kandi nako tubyemera. Abaromani nyuma y'uko iyo mana cyangwa se icyo kimanamana bagishyize mu kirere, bakita ikimana cy'izuba. Ibya mumina byavuyeho n'ibya Apollo bivaho, bayita imana y'izuba. Mana bavuga ko ibayituje mu ijuru ryayo, aho natwe izatujyana. Nyuma y'uko se iyi mana bayituje mu ijuru, natwe tukaba tuyisenga. Niki kintu cyatumye twizera yuko yaturemye, kandi natwe twumva ko dushobora kuba twarayiremye, icyitwa Apollo. Iyo usomye neza muri Bibiliya, yaba ntagatifu cyangwa se Bibiliya yera, mu gitabo cyaho cy'intangiriro usangamo yuko mbere na mbere Jambo we yari ariho, kandi yitwaga Jambo. Twemera yuko ari we waremye isi n'ijuru n'ibiyirimo byose. Hanyuma ni kubera iki uyu Jambo waremye isi n'ijuru ushobora gusanga Abaromani bashobora kuba nawe baramuremye? Ndagira ngo uyu munsi wa none ukore subscribe kuri Sam Uzayisenga TV, kugira ngo ubutaha nzaze nkubwira impamvu uyu Uwiteka Imana twitwa ko dusenga yaje kuba ari we waturemye kuruta uko twe twamuremye. Ese urabyizera cyangwa ubica ku ruhande? Sam Uzayisenga TV iri hano kugira ngo usobanukirwe buri kimwe cyose yibaza mu iyobokamana. Ubaye ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, ushobora kunyunyuza kuri email address yanjye ariyo polemugisha333@gmail.com. Sibyo gusa kandi ushobora kwandika hano muri komenti ukandikamo igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi, n'icyo waba ushaka ko tuzakubwira cyangwa tuzakugezaho mu gihe gikurikira, wabyandika nta kibazo. Witeguye ute kumva
byinshi cyane wibaza. Ese Imana iteye ite? Imeze ite? Kubera iki yaremye ibyiza ikarema ibibi? Ese ubundi yo kuki byemera? Kuki yemera yuko abantu yaremye bapfa? Ese iyo bapfuye bajya he? Ibyo byose nibyo nzakomeza kugenda nkugezaho kuri Sam Uzayisenga TV. Wowe sangiza iyi nkuru bagenzi bawe, kandi wibuke kuhaguma ku bwacu ko natwe duhari ku bwawe. Ngewe wakubariye iyi nkuru cyangwa se uzakomeza kugenda ukubarira n'izindi nkuru, nitwa Paul Mugisha. Stay on touch, Domi Sauti. Imana ibarinde kandi bagirire neza. Ciao ciao.